Bakunzi ba Kamukama TV Rwanda, nongeye kubasuhuza, nongeye naje ngo tuganire. Uyu munsi turaganira kuki? Turaganira ku byiza byo guceceka. Turaganira ku byiza byo guceceka. Abahanga benshi bagiye babivugaho ibintu bitandukanye cyane. Hari umuhanga wavuze ngo silence is not empty, it is full of answers. Ngo guceceka si ubusa, ahubwo huzuyemo ibisubizo byinshi. Bivuga ngo ushobora guceceka bikaba harimo ibisubizo byinshi cyane. Hari undi muhanga wavuze ngo being silent is the best solution of all problems. Ngo guceceka, ugaceceka ni igisubizo cy'ibibazo byinshi cyane cyangwa byose. Undi muhanga waravuga ngo silence says a lot much than you think. Ngo guceceka bivuga ibintu byinshi kuruta uko wabitekereza. Uko niko abahanga ku mbuga nkoranyambaga basobanura guceceka. Guceceka rero ni ukwirinda kuvuga ntuvuge byinshi. Tugiye kuganira ku bihe by'ingenzi bigera ku 10 bizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, umwaka utaha 2023, ndetse muri gihe cyawe kindi kizaza, nubyitaho ukiga guceceka muri ibi bihe by'ingenzi 10. Inkuru tugiye kubagezaho kuri Kamukama TV Rwanda twayikuye ku binyamakuru bitandukanye birimo Psychology Today, birimo Healthline, ndetse twabakusanyije n'inkuru yari yatanzwe na Abayo Yvette Sandrine. Mukunzi wa Kamukama TV Rwanda, uri kumwe na Kamukama, akaba rugiye kugezaho ibihe by'ingenzi 10 ugomba kwiga guceceka ugatuza, hanyuma ukabona ibyiza n'ibisubizo biri mu guceceka. Ahantu hambere ugomba kuziga guceceka ni igihe uvugana n'umuntu ubona urwego rw'imyumvire yawe nawe rutangana. Igihe cyose uzaba uvugana n'umuntu ukabona imyumvire bidahura, bishobora kubyara impaka, byaba byiza cyane ko wakwicecekera. Dufate urugero, muganira ku bakinnyi b'umupira. Hari abakunda Messi, hari abakunda Cristiano, hari abakunda Arsenal, hari abakunda Chelsea, hari abakunda Real de Madrid, hari abakunda Barcelona. Igihe cyose ubona izo mpaka ntacyo ziri butanga, ahubwo zishobora gutuma havamo gutukana, kurakaranya no kubwirana nabi, byaba byiza wize guceceka. Ukajya uganira n'umuntu cyangwa ukajya uvugisha umuntu ubona yiteguye gutega amatwi, akumva ibitekerezo byawe nawe ukumva ibitekerezo bye. Ariko igihe cyose inkuru izajya ivamo amahane, izajya ivamo kutumvikana, byaba byiza muri ubwo buryo bwose wicecekeye. Bityo bizakurinda kumenyekana nk'umuntu w'umunyamahane utava ku izima cyangwa ikigenge. Ahandi twabona ibyiza byo guceceka ni igihe ibintu ugiye kuvuga utabifitiye gihamya kandi kenshi ushidikanya. Ntabwo ari byiza kubara inkuru nshuti yanjye utazi amakuru yayo y'imvaho. Ejo utazahamagarwa bakubaza ngo subiramo ibyo wavuze ni ibiki, byabaye ibihuha. Dufate urugero, ukavuga ngo numvise kanaka ngo aratwite, numvise kanaka ngo arwaye sida, numvise kanaka ngo ariba, numvise kanaka ngo ni indaya. Bene izo nkuru utazi, udafitiye gihamya, zitanagufitiye umumaro, byaba byiza ko wajya wicecekera muri situation imeze ityo. Inshuti yanjye, umwaka utaha n'indi myaka izakurikiraho izakubera imyaka yo guceceka, ntuzagaragare mu batanga inkuru z'ibihuha zitarimamo, zitari ukuri. Urashaka ha gatatu, turavuga ku bihe by'ingenzi 10 ukwiriye guceceka kandi bikagufasha. Icya gatatu ni igihe abantu bari bategereje ko uri buvuge nabi. Inshuti yanjye, igihe abantu bari bategereje ko uri buvuge nabi ukabatungura ugaceceka. Reka mbahereze nk'urugero. Dufate urugero, umuntu araje aragutunguye, uri umugabo, arakubwira ati nabonye umugore wawe ari kumwe n'undi mugabo yenda basomana cyangwa bakora ibi n'ibi. Akaba yari yiteguye kuri buhite utongana cyangwa urakara. Ni byiza nshuti yanjye ko waceceka ugatega amatwi umutima wawe, igisubizo ukaza kukibona wamaze gutuza. Nshuti yanjye, igihe cyose abantu bategereje ko uri buvuge nabi ukabatungura ugaceceka. Dufate nk'urugero, ugiye kumva wumvise urimo uca nk'ahantu, abantu bari mu nzu, bari mu muryango, urugi rwegetseho, ntabwo bazi ko bumva, ukabumva barimo bakuvuga nabi cyangwa bagutuka. Noneho warangiza ukanahita ubereka ko wabumvise. Bose bahita bategereza ko ugiye kuvuga nabi, agiye kutwica, nawe umukira, umujinya we turamuzi. Uzabatungura uceceke, bazatungurwa kandi bizakurinda mu buzima bwawe. Urashaka igihe cya 4 ukwiriye gutuza?
nacyo ndakigufitiye. Igihe wiyumvamo ko abo ugiye kubwira batari bukumve, inshuti yanjye, hari igihe wumva ko abo ugiye kubwira mu by'ukuri batari bukumve, biri bugusaba ibisobanuro byinshi, biri bugusaba igihe kinini, biri bugusaba umwanya wawe. Urugero ni basanzwe batakumva, nta cyizere bakugirira, cyangwa nawe ubwawe nta cyizere ubagirira. Igihe cyose ugiye kumva ukumva abo ugiye kubwira batakumva, inshuti yanjye, byaba byiza wicecekeye ugatanga igihe, bakazakwihamagara bakubwira ngo tubwire kuri bya bindi. Icyo gihe uzumva ko bagiye gutega amatwi, noneho witonde ubabwire. Uzi inshuro ya gatanu si ukwiye guceceka. Niba uri mushya ahantu, akazi gashya ubonye, ugiye mu ishuri rishyashya, ugiye mu muryango mushyashya, ugiye kwa sobukwe, kwa nyokobukwe, ugiye mu muryango mushyashya, ahantu hose ubonetse uri mushya, ntabwo ari byiza gutanga ibitekerezo vuba vuba. Aho ngaho uzagaragara nk'uwibonekeza, uzagaragara nk'umwibone. Dufate urugero, ugiye mu kazi, uhise utangira ngo ibi bigiye bikora gutya, iyi ntebe ikwiye kuba ijya aha, aya meza akwiye kuba ajya aha, ntabwo dukwiye kujya turya saa saba, dukwiye kujya turya saa sita. Ugiye mu ishuri, utangiye kuvuga ngo abakobwa bajye bakubura aya masaha, abahungu bakubura aya. Ni byiza rwose, n'ibitekerezo utanga ni byiza, ariko ituzaho gatoya, ubanze utange igihe, abantu babanze bakumve, bakumenyere, ndetse batangire bagusaba ibitekerezo by'ahantu wageze. Ariko nuhagera ugatangira gutanga ibitekerezo, ugatangira kugaragaza ibitagenda n'ibigenda, ibyo ushima n'ibyo udashima, nta kindi bazakwita umwibonekezi, cyangwa bazakwita umwibone. Byaba ari byiza ngo nugera ahantu hashyashya, nibakubaza usubize, nibaseka useke, ariko wirinde gutanga ibitekerezo cyane cyane bigaragaza impinduka z'aho ugeze. Mu bihe bya gatandatu ukwiriye guceceka, nshuti yanjye ukurikiye Kamukama TV Rwanda. Niba watandukanye n'umuntu wari ingenzi mu buzima bwawe, dufate urugero, hari umukunzi wawe mugatandukana, irinde kujya ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo ubigaragaze. Dufate urugero, uzatandukana n'uwo witaga fiance cyangwa witaga boyfriend cyangwa girlfriend, ajye kuri social media atangire agaragaze ngo ubu ndi single, ndishimye, ndanezerewe. Cyangwa se wumve aravuga ati nabonye undi mu nshuti yanjye nasohotse, agaragaza amafoto ye, nawe urakara utangire kumusubiza. Oya, ntabwo ari byiza. Icyo wakora ni iki? Nakora bene ibyo, wowe umwihorere, azaba asa n'uwivugisha, azageraho abiveho, uzaba umutsinze neza cyane, uzaba umutsinze. Ni byiza rero ko nutandukana n'umukunzi wawe uceceka, nuvuga ibyo mwapfuye, wijya kuvuga amafuti ye, wijya kuvuga inenge ze, wijya kuvuga impamvu wamuretse, wijya kuvuga intege nkeya ze, ahubwo wowe tuza wicecekere, uzaba utsinze neza cyane. Igihe rya karindwi byo guceceka, igihe warakaye cyangwa wishimye cyane. Nubona uri mu byishimo cyane cyangwa warakaye cyane, irinde kugira icyo uvuga. Reka mbahereze urugero, umuntu ufite umujinya mwinshi cyangwa umuntu warakaye cyane, ntabwo wamutandukanya cyane n'uwanyoye ibiyobyabwenge. Ubushakashatsi research igaragaza ko umuntu wanyoye ibiyobyabwenge n'uwarakaye, hari igihe uwarakaye ashobora gukora ikintu n'uwanyoye ibiyobyabwenge atashobora gukora cyangwa atatinyuka gukora. Kubera iki? Umujinya ni ikintu kibi cyane. Ugasanga wakoze ikintu, kuvuga ngo niba wagize umujinya, byaba byiza umuntu yakurakaje, fata ku munwa, ceceka, ufate igihe, umutima ukubwira igikurikiraho. Irinde kugira isezerano usezeranye umuntu wishimye. Hari abantu benshi batanga inka cyangwa impano zitandukanye cyangwa amagambo akomeye babatura kubera ibyishimo cyane. Burya rero ubushakashatsi bugaragaza ko umuntu wishimye cyane ashobora kuvuga ibyo uwanyoye inzoga atashobora kuvuga cyangwa atategeka kuvuga. Ni byiza rero nshuti yanjye, kugira ngo wirinde ingaruka z'ibyo uzakora cyangwa uzavuga, wirinde cyane kuvuga ufite umujinya mwinshi, wirinde cyane kuvuga ufite ibyishimo byinshi cyane. Nshuti yanjye unkurikiye, utagerageza kuvanaho urushinge utarasoza ingingo 10 ahari zawe ziri inyuma. Ikindi kintu uzirinda, igihe utunguwe. Igihe ubonye surprise, igihe ubonye surprise, yaba nziza cyangwa mbi, ndakwinginze uzafate ku munwa, uzaceceke, kubera ko ushobora kuvuga ibintu uzicuza mu gihe. Hari ahantu nigeze kuba nkora, noneho diregiteri w'ikigo nakoragaho aza kumva undi umwarimu atamubonye avuga ngo wa mugabo ureba gutya. Twari dufite umudiregiteri urebamo murari. Umudiregiteri akimara kubyumva arifata, kuko yagombaga kurakara, arifata ahubwo ahita yiyereka wa mwarimu.
umwarimu nawe ahita atekereza ko deregiteri amwumvise. Umwarimu niwe wafashe iya mbere, aravuga ati mbabare nari ncitswe nari ngututse, ariko deregiteri yaramutsinze kuko yaratunguwe, ariko afata ururimi rwe araceceka, abona igisubizo gikwiriye. Nutungurwa cyane cyane uhemukiwe n'umuntu utatekereza ko yaguhemukira, ndakwinginze fata umunwa wawe udakora ibirenze ibyo yakoze, umutima uzakubwira igikwiriye gukurikiraho. Ahandi hantu hakomeye cyane usabwa kujya uceceka kugira ngo bizagufashe, ni igihe wahinduriwe icyiciro, imibereho yabaye mibi iba myiza, yari myiza iba mibi, ndakwinginze uzaceceke. Wari umukene, abantu bakuzi ko uri umukene, ugize icyo uguye ku kazi kaguhemba amafaranga menshi, ubonye icyo ugiye mu modoka, ndakwinginze witangira kugenda wivuga uvuga ko wabigezeho, kuko hari abishimira ko ubigezeho, ariko hari n'ababajwe n'uko ubigezeho, hari abakurakariye. Rero ni byiza cyane ko nuhindurirwa icyiciro ururimi rwawe rufata, kandi nuva mu cyiciro cyari cyiza ukajya mu cyo hatoya, amaganya, amarira ubireke. Ceceka igihe kizabisobanura. Nuva mu cyiciro kimwe ukajya mu kindi, dufate urugero, wari umwarimu ubaye deregiteri, wari umukozi mu karere ubaye visi meya cyangwa ubaye meya, cyangwa uzamuye mu ntera mu rundi rwego, wakoraga muri minisiteri y'ubuzima ugizwe umunyamabanga wa leta muri iyo minisiteri. Ceceka. Ubwibone, ubwirasi, kwigaragaza ko ari imbaraga zawe, uceceke, ntabwo ari wowe. Utuze rwose. Inshuti yanjye, icyanyuma ni igihe urimo kuganira n'umuntu atarasoza kuvuga ukamuca mu ijambo. Twige kuganira, twige gutega amatwi, twige kumva abandi. Igihe cyose umuntu arimo kuvuga, ceceka, umutega amatwi asoze. Muri ibyo bihe by'ingenzi 10, ni ukuri nubasha kubyitaho bizagufasha. Wari kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda, ngusaba comment, ngusaba share, ariko cyane cyane utarakora subscribe, ndagusaba gukora subscribe. Mwari kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda.